nibyo ntago nabirenga ntabivuze. Ibi tubara, yaba kubara iminsi, yaba kubara amezi, yaba kubara amatariki, yaba kubara cyumweru, yaba kubara umwaka, byose ntago ari ubuhonoke. Kubera iki? Birimo amakosa, birimo amakosa menshi. Ikintu Imana yakoze ni iki? Yaturemeye urumuri, ituremera umucyo, ituremera ibiva, ituremera ibintu byose, ituremera umunsi umwe, ijoro n'amanywa. Ibindi byose byakoreshejwe kubera inyungu z'abantu. Abantu bapfa amadini rero, abantu bapfa igihe cyo gusenga, abantu bafite ikimenyetso ko antikristo azazira mu cyumweru, ngo abantu bose basenga icyumweru, abo bose baribeshya. Ibyo bintu ntaho bihuriye n'ukuri, ntaho bihuriye n'Imana. Imana yacu, Imana dusenga, Imana dukunda, Imana ituba tutayisabye, Imana izi ibyo dukeneye n'ibyo dukwiye. Ibyo bintu ntaho bihuriye. Antikristo ntabwo azaza muri ubu buryo, bakiri mu bujiji bukomeye bwo batangiye. Hari n'ubu ndabizi, hari abanze gufata amarangamuntu. Antikristo ngo azaca mu irangamuntu ku kimenyetso cy'inyamaswa ngo ni ifaranga. Ibyo byose barabitondeka, ariko se bihuriye ntaho. Iminsi ni ikintu cyakozwe n'abantu, naho ubundi Imana yaturemeye ijoro n'amanywa, ni mu mucyo n'umwijima, kugira ngo bisimbure. Kandi ibyo byose byaremewe kudufasha, ariko abo bantu batuzanye muri matrice y'umucuri batubwiye ko ijoro cyangwa se amanywa ari ikintu kiba aricyo banagereranyije na Satani, ari ikintu nyine ngo kigendamo ibiki n'ibiki, byose barabitondora. Nyamara se urumva, turabibona. Yes, njyewe nanjye, wowe nawe, ubwo ni njye muri njye, ubwo ni njye muri we, niwe muri njye. Ayo ni amagambo y'urukundo, ni insuzanyo y'abakongwe, ni insuzanyo y'abantu bo hambere bakoreraga mu rukundo. Ubwo bivuga ngo Imana iri muri njye, nanjye ni muri yo. Imana ni iyacu, natwe turabaye Imana mu bantu, abantu mu Mana. Ntabwo twe n'Imana ari ibintu bibiri, turi umurungu umwe, tumeze nk'abantu baziritse ku mugozi umwe. Murakoze cyane. Hano ni kuri Ubaka TV, igiti cy'ubwenge, umurungabangabo kibawanga. Barashaka gucururiza muri matrice y'umucuri, twarebabwiye. Iyo turi kujijwa, iyo turi kuyobagurika, iyo turi mu buhone tutari mu buhonoke, iyo turi mu bugoryi, iyo turi, birabashimisha kuko niho hantu bo bungukira. Niko kuntu ko bo bacuruza, niho bacururiza. Rero uyu munsi twababwiye ko turi kugenda dukuraho imipaka yose, turi gukuraho imipaka, turi gushaka gukuraho ibintu bibatandukanya n'Imana, ibintu bidutandukanya n'Imana, ahubwo dushaka ibintu bitwungananya, ibintu bitwa beatitude, ibyo bintu bitubwira ko ubuzima bwiza buri mu ijuru. Hano tugomba kubaho nabi, tugomba guhora turangamiye ijuru, isi tukayita kandi ariyo yacu. Ibyo bintu mubyibuke, twarabivuze. Tugiye gushyiraho umuseserero. Uyu munsi ndashaka gufasha umuntu wibaza ikibazo rero nk'icyo nibaza, kuko nigeze gufata igihe kinini nkora ubushakashatsi mu bintu by'abazodiac, nkora ubushakashatsi mu bintu by'amayela, ukuntu ikinyejana, ukuntu ikinyagihumbi igihe cyamaraga, igihe yamaraga, tubona ko yamaraga imyaka irenga 2000, hagati y'2020 n'utundi twarengagaho. Rero ntabwo abantu bari bahuje ibi bintu, kuko urumva nta gipimo cyari gihari. Niho aba bantu baducuritse, baducuranuye, badushyinguye, niho hantu bikoresheje nicyo kintu bifashishije. Babara ibyo bintu, barabitondeka neza, kandi bakoze ibintu batakoreye bo. Nta n'umwe wari uzi gukoresha zodiac. Bateruye ibintu byakozwe n'abazodiac, bateruye ibintu byakozwe n'abantu bakoraga ayo mayera, bayabaraga, barabicuruza nyine, batwereka ko ari ibintu dukwiye kugenderaho inyungu zabo. Babyita ko bari kubikorera Imana, ariko ari hehe? Aribo bari kubyikora, ahubwo bakabyitira Imana kugira ngo birusheho kubafasha. Rero najyaga nibaza ukuntu nareba ukuntu umunsi ugizwe n'ijoro n'amanywa, nkibaza ahantu babara ngo none ni kuwa mbere, kuwa kabiri, ahantu biva nkahabura. Nkibaza ukuntu babara ngo ukwezi kuruzuye, icyumweru kirashize, umwaka urarangiye, ariko nsanga ni ibyo byose. Ndashaka gufasha undi muntu rero wabyibajije muri ubwo buryo nkanjye, kugira ngo turusheho kugendana, turusheho kuva mu mucuri tujye mu bwenge, tuve mu buhone tujye mu buhonoke, sibyo? Uyu munsi rero turifasha ikintu bita calendar system. Nuko abantu bagiye bubaka mu mateka ngo bagenzure igihe.
reka nkubwire mu buryo burambuye rero. Umwaka bawuciyemo amezi 12. Ibi ntibyatangiriye rimwe ku isi hose. Abanyamisiri ba kera, Abanyababuloni n'Abagiriki nibo batangiye gukoresha igitekerezo cy'uko umwaka ugira amezi 12 kuko barebaga uko ukwezi kugenzura cyangwa kuzenguruka, babigendera gutyo bakoresha icyo bita linear cycle. Yes. Ukwezi kumwe kumara iminsi iri hagati ya 29 na 30. Iyo bayegeranyije byabaga hafi 354. Nyamara izuba ryo ryerekana ko umwaka nyakuri ari iminsi 365. Nuko abantu batangiye kongeramo iminsi kugira ngo bihuze n'ukuri kw'igihe. Sibyo? Ukwezi kugizwe n'iminsi 30. Si uko ukuri ko buri kwezi kugira iminsi 30. Ni uguhuza ibintu. Abanyamisiri ba kera, kalendari yiswe Egyptian Solar Calendar, nibo bashyizeho buri kwezi ko kugira iminsi 30. Bakongera iminsi 5 ku mpera z'umwaka kugira ngo bagire iminsi 365. Ese ibi byo kugira ngo babihuze gutyo iminsi 365 byagenze gute? Murabizi bajya gupima ibintu isi bavuze ko imeze nk'iki. Abashakashatsi isi imeze n'uruziga, kandi uruziga rugira icyo bita 360. Aka gatanu rero karengaho ubwo kaza gate, ibi nabyo tuzabibona. Ababuloni nabo bakoraga kuri gahunda ijyanye n'amezi y'ukwezi 29 cyangwa 30, cyumweru cy'iminsi 7. Iki cyaturutse kuri Babuloni. Bafataga ku ntwaro z'ijuru bita Sani, Munu, Mars, Mercus, Jupiter, Venus, Saturne, arizo nyenyeri 7 bakurikizaga. Abantu ba kera bahanga twumva ko bakurikiraga inyenyeri, nibo bitaga nyine aba zodiac, bo babaraga ibintu bakurikije inyenyeri. Uriko no mu gihe cya Yesu avuka, abantu bamenye ko yavutse n'abashumba kuko bifashishije inyenyeri, bari bazi gukoresha inyenyeri. Abayahudi barabikoze. Mu itangiri 1 kugeza 2 bigaragaza iminsi 7 yo kurema. Hanyuma Abagiriki n'Abaroma barabyakira. Kuva ku kinyejana cya 4, Emperor Constantine yemeje icyumweru cy'iminsi 7 mu Roma, byinjira no mu Burayi hose. Amavu n'amavuko tubara tujya imbere. Urumva kera muribuka ko babaraga bajya inyuma. Umuntu akubwiye ngo nkambira Yesu 6,000, mbira Yesu 6,000 niwe ufite igihe kinini, mu 4,000 niwe ufite gitoya, kuko babaraga bajya inyuma. Abantu benshi ba kera babaraga igihe cyisubira inyuma. Urugero, Abanyamisiri, Abayahudi batangira umunsi ku mugoroba. Ntibari batangira mu gitondo nk'uko ubu tubikora. Uburyo bwo kubara tujya imbere, progressive counting, bwatewe n'imibare y'Abaroma n'Abagiriki, kuko bo barebaga igihe nk'ibintu bigenda bizamuka aho kuba ikiyongera gisubira inyuma. Sibyo? Uko imyaka yashiraga, Abakristo n'ubutegetsi bwa Roma byahinduye kalendari kugira ngo yemerwe ku rwego rw'isi yose. Sibyo? Turaza kubibona, tuzasobanukirwa. Sibyo? Ukuntu tuba umucura, abantu bari ducuruza mu buryo tutazi, abantu bari kudukoresha mu buryo tutazi. Twe tuzi ngo turi gukorera ijuru, turi gukorera n'Imana, ahubwo tugata ijuru, tugata n'Imana, tukiruka inyuma y'abantu batanazi Imana, abantu batanazi iryo juru. Igihe byatangiye gukoreshwa kalendari y'Abanyamisiri kuva mu kinyejana cya 30 mbere ya Yesu, cyumweru cy'iminsi 7 cyakwirakwijwe cyane ku isi yose nyuma ya Constantine muri 321 nyuma y'urupfu rwa Yesu. Kalendari y'Ubugirigorian calendar yashyizweho na Papa Gregori wa 13 mu 1582 kugira ngo ikosore amakosa yari muri kalendari y'Abaroma, Julian calendar. Ubu niyo isi yose ikoresha kugeza na n'ubu. Sibyo? Uko mbibona ngewe rero, uburyo bwo kuba igihe bwose bwashyizweho n'abantu kugira ngo bagire guhuza mu bucuruzi, mu ngendo, mu myemerere n'iminsi mikuru. Ariko umuco w'Abakongwe n'abandi igihe cyafatwaga nk'ikisubiramo. Urumva? Ntari nk'uko ubu tubibona nk'umurongo ujya imbere. Sinzi niba rero uri gusobanukirwa nk'uko nanjye nabisobanukiwe. Nabikozeho ubushakashatsi, ndabyandika
bino byose byifashishijwe byakoze kugira ngo bigende bite abantu bakontorora isi. Urumva isi y'abaroma yazanye n'ibintu by'abakristo nibyo bifashishije bakontorora isi, nibyo bifashishije bakontorora isi, kuko urumva ubwami bw'abaroma bwari bukuye ubw'abagiriki. Abagiriki nabo bari bakuye abaperesi n'abamedi, oya bari bakuye abanyamisiri, kuko abaroma nabo baje gukurwa n'abamedi n'abaperesi. Ariko iyi nkuru igizwe ibanga, byaracecetswe, bakajya bagumya kuririmba intsinzi gusa z'abaromani. Nanubona ko iyi era utamenya ukuntu nyine yinjiyemo, kandi ubu bwari ubuhanuzi bwavuzwe bwatangiriye mu izingiro ry'isi, ibintu byose byaberaga. Ariko se abantu turi kureba turumva ibyari byose, tufite umwanya. Reka mbakorere urutonde rw'amafu n'amavuko ya kalendari n'icyumweru. Abanyamisiri ba kera mu myaka 3000 mbere Yesu bakoze umwaka ugizwe n'amezi 12. Ukwezi kumwe kwari iminsi 30, hanyuma bakongeraho iminsi 5 ku mpera z'umwaka, bigatanga iminsi 365. Aba Babiloni muri 600 mbere Yesu bashyizeho icyumweru cy'iminsi 7 gishingiye ku nyenyeri 7 babonaga mu ijuru: izuba, ukwezi, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus na Saturn. Abayahudi muri 500 mbere Yesu bafatiragaho icyumweru cy'iminsi 7 cyahuzwa n'inkuru y'irema mu byanditswe, iminsi 6 yo kurema, guteranyaho umunsi wa 7 w'ikiruhuko. Nabo nuko babikoze. Abaromani, Julius Caesar azana kalendari ya Julian, umwaka ugira iminsi 365, hakiyongeraho umunsi umwe buri myaka 4 yonyine. Batangira no kwakira icyumweru cy'iminsi 7 mu buzima bwa buri munsi. Umwami Constantine muri 321 nyuma y'urupfu rwa Yesu mu bwami bwa Roma yemeye icyumweru cy'iminsi 7 nk'itegeko. Umunsi wa mbere Sunday wagizwe umunsi w'ikiruhuko cyemewe n'igihugu, sibyo? Papa Gregori wa 13 mu 1582 nyuma y'urupfu rwa Yesu azana Gregorian kalendari kugira ngo akosore amakosa yari muri Julian kalendari. Ni kalendari ikoreshwa ku isi yose kugeza ubu. Nabibabwiye uko bigaragara iby'amezi 12 n'iminsi 30 byaturutse mu bya Misiri. Icyumweru cy'iminsi 7 muri Babiloni ijambo ry'Imana n'Abayahudi byabihuje n'irema. Abaroma babihindura amategeko, abakristo n'abapapa babyemeza ku rwego rw'isi yose. Ndashaka kuzakurikizaho nkabakorera icyo bita kalendari ya Kibogo. Ni kalendari ya kera, ariko amateka y'u Rwanda murabizi yanditswe n'abazungu. Bayanditse bayazi, baraje barayabaririza, bareba imigani ivugwa n'abanyarwanda, bakurikirana ibintu byose, bagera ku muzinyine, bagera ku isoko ya byose, na bose bagera mu izingiro, sibyo? Kalendari ya Kibogo, umwaka wari ugizwe n'amezi 13. Ahubwo bino bintu byose nyine byose usanga birimo ubwiru bukomeye cyane, burimo n'amabanga akomeye, kandi ibintu tutapfa gusobanukirwa tudakoze ubushakashatsi cyangwa ngo duhugukire ubwenge, duhugukire kumenya, sibyo? Hari abantu bazi ko ngo kumenya nk'uko kumenya ibintu uko babitegetse, kuko niko abaroma batwigishije. Batubwiye ko kugira ikintu wongeraho ku byo wahawe nko kuri Bibiliya, icyo kintu ngo Imana ngo igomba kugikwicira, igomba kukirwanira, ugomba kugihera igihano cy'igifungo cy'urupfu muri Gehonomu, kujya mu muriro utazima, sibyo? Umuntu wavumbuye ku isi izenguruka izuba yarapfuye, yishwe na Kiliziya, yishwe na Roma. Umuntu wavumbuye ko isi atari umurambi ahubwo isi imeze nk'igi, uwo nawe yarishwe. None ni ukubera iki? Kandi nyuma ko cyageze igihe nyine ubushakashatsi n'ubwenge n'ibyuma byo gukoresha bimaze kugaragara, indebakure zimaze kuboneka, bagasanga nibyo. Ubwo murumva se ntabwo bashaka ubwenge nyine, bo bashaka gutwara ubwenge bakabutwara mu bantu, sibyo? Bakatunyaga ibyo bashaka, bakadusigira ibyo bashaka. Murakoze rero, reka dukomeze. Aka ni agace ka mbere, turushaho gukurikirana. Yes, ndagushimira cyane rero wakoze subscribe hano kuri Ubaka TV. Bino bintu niba bigufasha n'ubundi unabisharinga ngo bigeze ku inshuti nazo zigeze ku bindi, twande ni umucyo, umuriro ukwire hose, twande hose, tumurike, tuba umucyo w'isi.